yacu irakomeye. Mungu wetu anaimarika. Dusuhuje abera bose mu izina rya Yesu Kristo. Asante watakatifu wote kwa jina la Yesu Kristo. Dushimira Imana yongeye kuduhereza uburame. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa tena kuishi. Izina ryayo rihabwa icubahiro. Imidiwe. Ndanejejwe n'amagambo umugaragu w'Imana yasomye atangiza amateraniro. Nilifurahishwa na maneno mtumishi wa Mungu amesoma kwa mwanzo akianza makusanyiko. Niyo yari kuba ari yayo nyene twari kuyatanga. Angalikuwa hayo pekee tungerudia nayo. Kubera byari byiza cyane. Sababu ilikuwa nzuri sana. Ariko muhaguruke Lakini msimame. Some ijambo ry'Imana. Some neno la Mungu. Biboneka muri cya gitabo twasomye umunsi w'ejo. Lionekana katika kitabu ambacho tulisoma jana. Zaburi 58. Zaburi 58. Turasoma umurongo wa kane. Tutasoma shahiri ya 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Abanyabyaha batandukanya n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo munsi bariyo bagiza bakabesha. Reka dusome n'uwa gatanu. Acha dusome na 5. Ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka. Bameze nk'impoma z'ibipfamatwi ziziba amatwi. Bameze nk'impoma z'ibipfamatwi ziziba amatwi. Iyo itumva ijwi ry'abagombozi naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Turasubira kuwa gatandatu. Tarudi kwa ya 6. Itumva ijwi ry'abagombozi naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Amen. Abaroma Warumi ibice 8. sura 8. Ibice 9. Ni ku murongo wa 12. Basheli ya 12. Ariko Bibiliya mfite 14. Lakini Biblia ni ya 14. Nuko tuvuga iki? Imana irakiranirwa ntibikabeho. Amen. Twashobora kwicara. Tunaweza kaa. Uwiteka mwami wacu, twongeye gushima izina ryawe. Tugushimiye ukuntu waduteranije. Tugushimiye ijambo ryawe rimaze gusoma. Nibyo kurya wari warageneye abamarayika. Wemeye ko natwe tubijyaho kuri aya masaha. Ngwino muri aya magambo make tumaze gusoma abonetse muri ibi bitabo bibiri. Uze utuvaniremo ibyo kurya byo kuri aya masaha. Abicaye n'abahagaze, abavuga n'abumva, uze utugaburire. Igendagende hagati yacu tukugireho umugisha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yacu ihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Twari turi kumwe namwe. Jana tulikuwa pamoja na ninyi. Ariko Uwiteka yabanye natwe. Lakini Bwana Mungu alikuwa pamoja na sisi. Yaraturinze. Alituchunga. Tuganira amagambo avuga ati tukaongea maneno kusema hivi. Heri kwirinda ibibi. Heri ya kujilinda mabaya. Twabonye ibintu byinshi cyane. Na mambo mengi. Byadufashije. Abari bari hano wenye walikuwa hapa mfashanyo ivuye muri aya msaada kutoka katika maneno yake. Burya nta handi mfashanyo yacu yaturuka. Kumbe hakuna mahali pengine pa mfashanyo yacu ahituruka mu maboko y'Uwiteka. Kandi Imana ishobora byose niyo itugabira ibyo duhawe kandi ibyo dufite niyo yabiduhaye. Ambayo tunayo ni yale alitupa na kimwe. Hakuna hata kitu moja cyo wabona udahawe bila kupewa na Bwana Mungu. Paulo yarabivuze. Paulo alisema ko nta kintu ufite kama hauna cyo wakwirata wewe. Chenjewe nakwirata aho ibyo ufite byose. Mbese icyo ufite ni wewe wacihaye. Ntabwo cyavuye ku Uwiteka. Uwiteka niwe uduha ibyo dufite. Kuko iyo twari turi hari abandi basigaye. Imana yatugiriye ubuntu. Jewe nawe idukurayo kugira ngo tuyihimbaze. Izina ryayo nirihagaciro. Izina rya Yesu Kristo. Bakiri ndamutso za muzehe bagaragaza. Yabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ngarambe nawe mumukomerere mu mwanya. Nawe yabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bakiri izo ndamutso mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tumaze gusoma amagambo aboneka muri Zaburi. Tumekwisha kusoma neno apatikana katika kitabu cha Zaburi 38. Dusome umurongo wa mbere.
Tukisoma shahidi wa kwanza, abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwabo. Wenye dhambi wanatengana tangu kuzaliwa. Iyo bavutse uwo munsi bariyo bagiza bakabesha. Anapozaliwa wanajisahau. Abo ni abanyabyaha. Wale ni wenye dhambi. Ni munsi siku ya leo ijambo rigira riti tutaongea neno kusema iki gitandukanya umuntu n'Imana. Kitu gani kinatenganisha mtu na Mungu? Ni iki gitandukanya umuntu n'Imana? Gani kinatenganisha? Ntabwo umuntu yapfa gutandukana n'Imana. Mtu aweze kutengana na Mungu. Ahubwo hari impamvu bali kuna sababu umuntu atandukana n'Imana. Nagize ngo niba muri literaniro haba hari n'umuntu amenye kandi yumve icyatuma atandukana n'Imana. Ni iki gituma umuntu atandukana n'Imana? Nuko ari muremure, nuko ari mugufi, nuko azi Igifaransa, nuko azi Icyongereza, nuko ari inzobe, nuko ari irabura. Oya, hari impamvu ituma umuntu atandukana n'Imana. Impamvu ituma umuntu atandukana n'Imana nta yindi ni uriya murongo dusomye. Tamuriza wahageze ngo wasome. N'umunani umurongo wa 4. 58 shahidi ya 4. Amen. Amen. Abanyabyaha ni abantu, ni inyamaswa. Wenye dhambi ni watu wala ni nyama za pori. Ni iki gitandukanya umuntu n'Imana? Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo munsi bariyo bagiza bakabesha. Abanyabyaha ikindi gitandukanya umuntu n'Imana nuko aba atuye mu byaha. Gitandukanya umuntu n'Imana nuko aba ari umunyabyaha. Umuntu utakoze ibyaha ntabwo yatandukana n'Imana, kuko icyazanye Imana kwari ukudukiza ibyaha, ukudukuraho bya byaha byose byaduhetamishaga wowe nanjye, byatumaga njye nawe tutareba mu maso y'Imana. Nicyo cyazanye umwami wacu Yesu Kristo. Noneho igituma utandukana nawe ni icyaha wakoze. Igituma kigutandukanya n'Imana ni ukuba utari kubagwaho gukiranuka. Byari bisabye ngo ushaka kwegerana n'Imana wirinde ibyaha. Ibyaha ubirebere kure, ubigendere kure, kugira ngo weho n'Imana mube umwe. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwabo. Paulo mu Barumi. Nubwo tuvuga iki? Imana irakiranirwa. Imana irakiranirwa ntibikabeho. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Nuko none tuvuga iki? None Imana irakiranirwa? Imana itandukanye n'umunyabyaha irakiranirwa? Oya, ntibikabeho. Imana irakiranuka. Iyo ukoze icyaha Imana irakwirukana. Iyo ukoze icyaha Imana ikuvana mu buturo bwayo. Ntabwo waturana n'Imana uri umunyabyaha. Itegereze mu ngobyi ya Edeni, igihe Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, bamaze kwireba, bambaye ubusa, bajya kwihisha. Bamaze kujya kwihisha, Imana ije mu materaniro hamwe nabo nk'uko byari bisanzwe, isanga ntabarimo. Imana irahamagara iti, Adamu, Adamu, uri hehe? Adamu, uko wapi? Bwana, nimesikia shida zako, nimekimbia, nimeogopa. Adamu, uliogopeshwa na nini? Ninavaa uchi. Waliye kuri cya giti yari yakoze icyaha, yumvishe imirindi y'Uwiteka, ahunga mu maso h'Imana. Nta kindi gituma umuntu w'umunyabyaha atandukana n'Imana, ni ibyaha bimutandukanya n'Imana. Nubona umuntu ari gutinya mu maso y'Imana, umusengere, ndetse nawe ubwe ashaka yakwisengera kuko yagiye kure y'ijambo. Umuntu ugiye kure y'ijambo ry'Imana ntabwo azegerana n'Imana, ahubwo uzegerana n'Imana ryari ari uko we wimenye.
ariko muri iyi minsi abantu kwimenya, kumenya ko umuntu yakoze ibyaha, kumenya ko umuntu yatandukanye n'Imana, bisabye ngo Tamuriza agenda aje kumuhugura. Tamuriza ntamunanirwa, batume Didasi, ntamunanirwa, batume yundi, kuko ategereje ko nibura wenda n'Imana yazi ikabimubwira. Niyo Imana yazi ikabikubwira, iyakoreye muri Didasi yaguhuguye uranga, yakweretse ibyaha byawe wabyaza, yakweretse amafuti ufite wayanze. Imana inaje uko wangiye Didasi guhinduka, uko wangiye Tamuriza guhinduka, uko wangiye Frere guhinduka, n'Imana yoza uzagume guhagarara mu ruhande rwawe. Umukozi w'Imana umwe niwe wabwirije, mtumishi wa Mungu alihubiri, abwiriza ijambo rivuga, akahubiri neno la kusema eti cyo bazazi chenye watafia. Ntabwo umuntu azazira ko atabwiye, Hatafia kwamba ahubwo umuntu azazira kubera atumviye. Kutumvira, utotii, ugasuzugura, na dharau nibyo bigutandukanya na kutenganisha na Mungu. Ntabwo umuntu yatandukana n'Imana Kutengana na Mungu nta cyaha yakoze, kama hakuna ahubwo dhambi Imana yavuze yenye Mungu iyo ubikoze ukabituramo, niba ari icyaha ni icyaha, niba ari ukubesha ni ukubesha. Kubera kubesha yatumye Ananiya na Safira bava imbere y'ibirenge by'intumwa Petero, kubera bari babesha. Kandi icyo gihe buri muntu wese yari inshingano ye kubw'ibyo bari bariyemeje, ariko igihe yahemutse ntabwo yari doctrine, ariko ibyo bari biyemeje, biyemeje ngo ibyo dufite byose tuzabisangira na bene data, ntabwo tuzagabanya. Amaje kugurisha araza n'imbere ya Petero. Petero amubonye aramwakira, yari pasitoro we, yari umukozi w'Imana. Aramubaza ati, mbese Ananiya, ibi nibyo wagurishije isambu yawe? Ibyo biruzuye? Petero ndabona ari kurahira, ari gucurikiranya, aravuga ati, njyewe umufere muzima ntaheruka ngakora iby'Imana yanga. Kubera iki? Mu mutima we ibyo yari kuvuga byari yarazi, byari kuvuga yarazi biri mu mutima we, n'ibyo ari gusohora mu kanwa ibyari byo. Ariko kuko Imana yari gukorera muri Petero, Petero yarabibonye mbere y'uko Ananiya bimubwira. Petero yarabibonye mbere y'uko Ananiya ava mu rugo iwe. Niyo mpamvu burya yamubajije ati, mbese ibiguzi wagurishije isambu ni ibi? Badusomera ibyakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa mbere. Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume turasoma ubuzima bwa Yesu Kristo. Hari umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu ye. Soma shairi wa 4 tu. Ukiyifite ntiyari yawe? Amaje kumubaza, alipomuuliza, yaramaje kumubaza, alipokuwa akisha kumuuliza Ananiya, ibiguzi wagurishije urudisha shamba hili tu, abaramubesha, akamdanganya. Petero naye eti, Ananiya, kuki umutima wawe, sababu gani moyo wako uziriwemo no unajaa ndani kudanganya? Ababeshi ntabwo bazajya mu isi, wadanganyiza hawatagenda mwene. Kaona sikia na abariho muhurira, niba wumvikanye na mwene so we kumuhemukira, niba wumvikanye na mushiki wawe, ibuka ibyo mwasezeranye, kuko ibyo mwasezeranye Imana yabishyizeho umukono. Numuhemukira ntugihane, uzahanwa. Kama utubu utazibwa. Be Ananiya, ukifite ntiyari yawe? Bandanya. Kandi umaze kugura ibiguzi byayo ntibyari byawe? Ukimara rero kugurisha ibiguzi, me Ananiya wari ugifite uburenganzira. Me frere, uyu munsi uracyafite uburenganzira bwo guhitamo. Mbese uracyafite uburenganzira bwo guhitamo. Wiza kubesha Imana, uri
wizeye kandi urukubesha wiza kubesha Imana ngo uri umusere uri umufrere. Imana iri kuvuga Mungu anasema yote hitamo inzira yawe imbere yawe hari inzira ibiri mbele yako kuna njia hitamo imwe chagua moja niba rigana kwa Mana niba rigana kwa Satani hitamisha ikubereye nziza uyihitemo iyo niyo uzahembera. Mbe Ananiya ukiyifitiye isambu yari yawe n'ibiguzi byo bayigurishije ukimara kubigurisha ibyari ibyawe hari ufata ikintu cyo kubesha akagifata nk'ikintu kirisembu. Kubesha ni icyaha kibi. Komeza. Ni iki gituma wigira inama yo gukora utyo? Abantu benshi watu wengi yibwira ngo ari guhombya Didasi kigira ngo ari guhemukira uwo ari we wese atazi ko inama zari kwigira wese zafasha cyangwa kumuhitana. Dushobora kubwiriza mesaje yo kubatizwa umuntu agasubira atabatizwa ariko dusubira utabatijwe niko n'ubundi umuriro uzamanuka ntabwo uzasiga utakokeje nusubira utihari n'ubundi umuriro numanuka ntabwo uzasiga utakokeje. Urukumva ukuntu bigorana niwanga kwihana ntabwo uzababarira kandi igihe cyo kurimbura ntabwo uzarokoka. Uhimye Didasi uhimye Imana ukiyifite ntiyari yawe n'ibiguzi byayo ukimara kuyigurisha ntibyari ibyawe. Komeza. Sabantu subira haruguru. Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora ibintu bimeze nk'ibi? Befrese reka kwigira inama yo gukora ibibi, reka kwigira indwara yo guhemuka, reka kwigira indwara yo gusinda, reka kwigira indwara yo gusambana, reka kwigira indwara y'urwangano, reka kwigira indwara yo guhima abandi, ahubwo bindwari yo gutura mu jambo, bindwari yo gukorera umwami uzaguhemba, bindwari yo kugira urukundo rwo gukunda iparole, bindwari yo gutinya Uwiteka, bindwari yo gutinya ijambo ry'Imana, bindwari yo gukunda ijambo ryayo n'Imana izaguhemba. Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu ubeshye ahubwo Imana niyo ubeshye. Nuzaza hano ukibwira ngo urukubesha abakozi, urukubesha abadiyakoni, urukubesha abansiye, urukubesha abayobozi b'imirimo, oya aba ni abakorera Uwiteka, bariya ni abakorera Uwiteka. Imana ireba mu mutima, iri kureba umugambi wawe, iri kureba umugambi wanjye. Ntabwo uri kubesha bano, ntabwo uri kubesha yaguhamagaye. Rero utari wayibesha uyu munsi ukabuza ibiri kurwanira mu mutima wawe, tubu leo utaokolewa leo. Tubu leo uombe msamaha, Mungu atakusamehe leo. Sindini waburu kumba ya magambo. Ananiya abyumvise atyo aragwa umwuka urahera. Ananiya abyumvise atyo pale na n'uyu munsi na hata leo hari abantu bapfuye, kuna watu walifariki, hari abantu bapfuye, kuna watu walifariki. Nibutashobora kuza kumpugure kama hawezi kuya unanionya hakufata nk'umwanzi na ushika kama maadui wangu ndacari muzima, basi ningali hai. Hakuna mafuta banzuka, hakuna mafuta amavuta bayavuga kuwapfuye ngo butuma mwara bwumvise umuntu ukiri muzima iyo ugiye kumuhugura uranze je uranze unalijua wewe nakumenye nilisha kujua uzabona umuntu umeze nk'uwo ona mtu kama yule zamumenye rugikubita mbele wakati frere wahemutse mushi wacu wahemutse Moze abakozi
avuga nawe wabonetse umwanya wo kumugura Jinsi ya kunionya. kuna mbanje imbere yarananiye Na mbanje imbere alikuwa amenishinda. icyo nico uzasira Ile ndio utafinya. Ananiya yikubita hasi Anania akajitwika chini. umwuka urahera Pumzi zikakwisha. komeza ugeze hepfo Endelea chini. ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi ababyumvise bose bari bari mu materaniro Aliokuwa ndani ya bagira ubwoba bwinshi Wanaogopa. Imana nibwo bwa mbere yari ikoze icyo kintu mu materaniro imbere ya Petero n'izindi ntumwa Mitume wengine. babyumvise bose Waliposikia bagira ubwoba wanatetemeka. nta muntu wabona icyo Imana ikoze nubwo cyaba ari igitangaza bigutera ubwoba ukibaza uti mbese ndwaye ntacyo Imana yongeza ese ninkora icyaha nanjye sindaba nguye Dhambi si kama huu. dutinye Uwiteka Tuogope Mungu. tumukorere dutinya tuzi ko azaduhana cyangwa akaduhemba ntuzirikane ibyo mu mutima wawe bizagushoboza kuva muri uru rugendo utitaye ku uwo ari we wese witaye ku buzima bwawe korera Imana udacogora hirya ya hano Imana izaguhemba ababibonye bose bagira ubwoba bwinshi so mugere ku by'umugore we Kwa mke wake. nuko abasore barahaguruka baramukubira abasore ako kanya bahita bahaguruka b'imbaraga baramufata vuba vuba Shika haraka. baramujyana baramuhamba hahize nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze hahise nk'amasaha 3 Pita kama saa 3. nimubona umuntu bamufashe bakajya kumushingura Wanamshika wanaenda kumuzika. ntabwo bitangiye ejo Haianze nta bantu bihanganira intumbi na watu wana iyo intumbi ibonetse igikurikiyeho y'ubwayi biri kuvuga ngo nzinda hano ndabanukira ni mu nshingure ako kanya abasore baraza b'imbaraga baravuga bati uyu atatunukiraho vuba vuba barihuta bajya kumuhamba hahise nk'amasaha 3 bashiki bacu bene data muje mwirinda gukererwa hari umunsi umwe Imana izadukorera ibitangaza uzasanga byarangiye uzakererwa uzasanga rero bazamuwe uzakererwa uzasanga Imana yadukorera umurimo ukutinda mu byaha byawe ukukererwa mu byaha ukukererwa mu ntege niko abandi bari guhabwa imbaraga ukukererwa mu kutiringira niko abandi bari guhabwa ibyiringiro ukukererwa niko abandi bari kuzamuka ni kubinginga ngo vuba vuba bicirwe uyu munsi bamubyurimo utabangana niya na Safira kama Anania na Safira. hahise nk'amasaha 3 Anania na Safira nawe arahinguka komeza Petero aramubaza ati mbwira mbese ibi biguzi Petero aramubaza ati ngaho mbwira Niambie. mumbire Niambie. mumbarire Niambie. Safira yarazi ko Anania atari mu materaniro Anania ako ndani ya makusanyiko. ute kujya muri inama yo gukora nabi Usijiunge shauri ya kutenda mabaya. niba ari ugukora nabi Kama ni kutenda mabaya, utandukane nabi tengana navyo. Bibiliya yatubwiye Biblia imetuambia hivi. abanyabyaha bose Wenye dhambi wote batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwawe tangu kuzaliwa uhereye mu kuvuka kwawe Imana yarizi kuzabateza Imana yarizi kuzaguhamagara ariko ibyo ntabwo bihagije bisabye ngo Imana igutoranye ikuvane muri iri teraniro ikujyane mu itorero ntabwo uzajya mu itorero ugifite umubiri ntabwo uzajya mu itorero ukiri umunyamubiri ntabwo uzajya mu itorero ukiri umusharineri bisabye ngo ube umusipirituwere ubone uzamurwe uje mu ijuru Petero aramubaza ati mbwira mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu aramusubiza ati ye nibyo Petero aramubaza ati ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango nawe birakujyana muri ako kanya agwa ku birenge umwuka urahera ba basore binjiye basanga amaze gupfa baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi amen ntujya inama yo kubeshya ukajya inama yo gukora nabi uwo mwagiye inama hamwe muzapfira hamwe ibizamuhana nawe nibyo bizamuhana
bicitwa uyu munsi tandukana n'ababi ubwejo twasomye ngo kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Abana b'Imana bakwiye kurangwa n'imico y'abana b'Imana. Abana b'Imana ubwabo bakwiye kuba beza bakamara ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ntabwo buza ku banyarugomo, ubwiza bw'Imana buja ku bana b'Imana. Bifurije abera kugira ngo ubwiza bw'Imana bubabundikire. Kubatizwa nta bihagije, ahubwo kubatizwa bisabye ngo wemerwe. Numara kwemerwa utoranywe. Ntabwo uzajya mu ijuru kubera yuko uri umusere, ntabwo uzajya mu ijuru kubera yuko uri umufere, ahubwo uzajya mu ijuru rimwe gusa ari uko wemeye Yesu Kristo akagukiza ibyaha. Wamara gukira ibyaha ukaririmba kuzamurwa, wamara gukira ibyaha ukaririmba kuzaja mu ijuru. Utarakira ibyaha uyu munsi akayira kajya mu ijuru imbere yawe karacafunzwe, karacariho bariyeri. Kuri aya masaha tukubwira ngo hitamo inzira n'ibiri. Tukuganira ijambo rigira riti igitandukanye umuntu n'Imana. Igitandukanye umuntu n'Imana n'ibyaha, harimo ububeshi, harimo inama mbi, harimo kurarikira ibitari ibyawe. Hananiya yararikiye ibitari ibye, abifatanya n'ibye, byose arabirya. Ahubwo se yarabiriye aho ushireho akabazo pale uweke alama ya kuuliza. Usijagendera amahani bizampira, itakuwa safi kwako, itazaguhira. Ukiona haisiyo safi kwako, rekebisha. Tangira utubitunganye. Wafalme wa pili sura 5:20. Wafalme wa pili 5:20. Kama ulifika utasoma. Ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati ko databuja yagiriye Naamani uwo Musiriya ubuntu yakire ituro yamutuye ndaye Uwiteka Imana nzima ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Naamani abonye amukurikiye yiruka ava mu igare rye aramusanganira aramubaza ati ni amahoro? Nawe ati ni amahoro. Simbuka usoma 25. Hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja Elisa aramubaza ati uraturukayo Gehazi? Undi ati umugaragu wawe ntaho nagiye. Aramubwira ati umutima wanjye wajanye nawe ubwo wa mugabo wahindukiraga akava ku igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu na shebuja? Agararaho. Ni ngombwa ko Imana ugure kugira ngo igukize? Lazima uguze kusudi Mungu akuponye. Ahubwo niba wizeye kama unaamini ko Imana ikiza, kama Mungu anaponya, witegereze ibihugurwa byinshi. Niba uzi ko Imana iragukiza uhereye mu mutima wawe, mu byo wakoze, witegereze ngo bamaze baze baguhugura. Ahubwo vuga uti iby'Imana ivuze nanjye ndabyemeye. Imana nivuga nawe ubituremo. Witegereza ngo ndabyemera ari uko Imana ivuye mu ijuru. Ametoka mbinguni. Hapana. Naamani w'umubere ukoma amajije gukirira imbere ya Elisa. Pona mbele ya Elisa. Elisa aramubwira ati
ntabwo iwacu imana yacu ntabwo isaba ibiguzi ariko uzagera hano bazakubwira bati kugira ngo umukobwa wawe akire dore yatumye ikirenge nuko urazana inka kandi urazana inka y'ibara rimwe iryo bara ni iry'umweru urayizana kugira ngo tuyitame nitumara kuyitamba umukobwa wawe arakira ariko imbere ya Elisa Namani yarakize akira nta biguzi ariko Gihazi w'umunyerari ararikira ibiguzi akurikira Namani ageze imbere ya Namani aramubwira ati databuja arandumye tubonye abashitsi badutunguye nyamuneka tureke kubesha niba ari ukwizera twizere dukurikira Imana niba ari ukuri dukurikira Imana tureke gukurikira abantu twe gukurikira ba Muyomba twe gukurikira ba Shangazi twe gukurikira ba data wacu twe gukurikira ba Binamu dukurikira Imana yaduhamagaye iyo kwizerwa nta yindi Mana iriho usibye Imana ya Israeli iyo Mana ya Israeli yakijije Namani ibibembe imbere ya Elisa umuhanuzi w'Uwiteka aramubwira ati nta biguzi nshaka ahubwo Imana yacu ikiriza ubuntu naho Gihazi nawe nuko Gihazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati ko databuja yagiriye Namani wo mu Siriya ubuntu ntiyakira ituro rye ntiyakira ituro yamutuye ngo ndahiye Uwiteka Imana nzima ndirukanga mufate ngire icyo mwiyakira yari abitumwe na Elisa imyuka mibi yose muzabona izaba itavuye ku Uwiteka nubwo umuntu yataka kubwira ngo Uwiteka yandumye Uwiteka wamutumye nawe nagutumye muhurize hagati Uwiteka yamutumye nawe bigutume numugeraho nawe akakugeraho muhuze kuko uburebure bukurura ubundi burebure iby'Imana itagutumye ntabwo uzaza ngo ubimbwire njyewe utabimbwiye ahubwo ibyo Imana yakubwiye nanjye irabimbwira tubihuze mu kanwa k'abagabo batatu iryo jambo rizemerwe no mu isengesho rya mwene data yabivuze umuhanuzi Buranamu nawe ati hari ibihamya bitatu ibyo bihamya bitatu ni umwuka n'amazi n'amaraso Uwiteka yaradukijije kubwo kudukiza twarabatijwe kubwo kudukiza yatumeneye amaraso kubwo kudukiza tubatizwa mu mazi kubwo kudukiza aduha n'umwuka we uwo mwuka wera numara kuzura itorero rirazamurwa araza ahagarara imbere ya Elisa akasimama mbele ya Elisha Elisa aramubaza ati uraturuka he Gihazi nawe ati umugaragu wawe ntaho nagiye ibyo uvuze koko biri mu mutima wawe mushiki wanje mwene data ko twahuye nawe uri kugenda nijoro utameze neza ndege nini bimeze bite jewe murambeshe na nidanganyia kabisa ufite umuhamya una ushuhuda ijambo ry'Imana ni umuhamya neno la Mungu ndio ijambo ry'Imana ritari kugucira urubanza mu mutima wawe umenye ibyo wakoze ko ari bibi ukiyerosa ukintama hirya ya hano abandi bazahambuka ariko wowe uzasigara twe gucuruza urukundo tutarufite twe gucuruza kwizera ntabwo dufite twe gucuruza ubugwaneza tutabufite ibyo dufite ari byo ducuruza kubera umuntu iyo afite ibirayi nibyo ajyana mu soko ntabwo wajyana imyenda mu soko wejeje ibirayi wajya gucuruza urukundo uri umunyamujinya wajya gucuruza ubugwaneza uri umunyamahanga abanyamahanga abanyamujinya n'abarozi ntabwo bazaja mu ijuru rya papa ari ibyo byose yale yote hacha kukai Uwiteka haimletee Mungu ni inyungu zawe faida yako inyungu zanje gukora neza
kugira neza Imana ntabwo ikiranirwa niko twasoma tibikabeho Imana ntikiranirwa hepfo ari kuvuga ngo asometa muri soma tamuliza Warumi Walumi anzia kwa shairi ya 15 some izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko yabwiye Mose ati nzababarira uwo nzababarira. Nuko yabwiye Mose mwambia Musa eti Imana ntabwo ikiranirwa Mungu sio mzalimu ni ushaka kukubabarira n'ugutitiriza Nuko Imana ibwira Mose iti nzababarira uwo nzababarira kandi nzagira impuhwe uwo nzagirira Imana izababarira uwishaka izagirira impuhwe uwizagirira impuhwe ntabwo uzayihata hautakukaza ntabwo wakwihana ngo jewe natudidasi kufundidasi warayisambanyije agakobwa k'abandi zini na msichana wa ibyo si wabyihana Yesu ni vitu basi Imana ntabwo inegurizwa isuri bisabye ngo icyaha cyo wakoze ukihane mu izina ryacu jewe mubabarire natukanye bya bindi kubisize Imana ntabwo yakubabarira bisabye ngo niba uri kwihana ihane urandure byose ubivane mu mizi Imana ikubabarire unavuze nabi wamuha inzoga Imana yakubonye byo kutabyihariye ngo nangoye inzoga waroza Imana yakubonye ntabwo ushaka kubyata natonganye wangiye mwene wanyu mu mutima wanze kubyihana arasize Imana irakubabarira titiriza bya bindi byose bisuka imbere y'Uwiteka numara kubisuka imbere y'Uwiteka nayo iragusukaho imbabazi zayo kandi imbabazi z'Imana zisukwa hano haburebure bisabye ngo umutima wawe umenekere imbere y'Uwiteka byose bya bindi wakoze kugira ngo Imana ikweze ibone gusiga amavuta iguhumuka wayo ikubare mu bazazamurwa Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo nzababarira uwo nzababarira nzagirira impuhwe uwo nzazigirira Yesaya 13:14 Yesaya 13:14 tuangalilie John tuangalilie anga Jeremiya bayahabonye kama Jeremiya yo 35 murongo shahidi wa gatandatu n'uwa munani ya 6 na ya 8 ariko tuinzereye lakini tukianzia pale kwa Yesaya 13 Shali 11 nzahana abisi mbahora ibyo bakoze bibi zahana abisi mbahora ibyo bakoze bibi turi kuganira ngo mbese ni iki gitandukanye umuntu n'Imana icyo Imana imuhora ni ibibi byo yakoze ntabwo ari byiza iyo umuntu yakoze ibyiza Imana iramwishimira nzahana abisi mbahora ibyo bakoze bibi n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo nzamaraho abibone bw'abibone bw'abibone Uwiteka azamumaraho nao jona wote azahora abanyabyaha ibyaha byabo icyo nicyo gitandukanya umuntu n'Imana tenganisha mwanadamu na Mungu hano Branham ari kuvuga ngo Branham anasema eti umurimo usobanura kazi nayo tafsiri urwandiko yanditse barua aliyoandika tariki 7 z'ukwa 12 muri 50 ndani ya 50 ari Minnesota alikuwa Minnesota muri leta zunze ubumwe bwa Amerika kwa USA kwa umoja wa Marekani icyaha ni iki dhambi ni nini ntabwo ari kunywa inzoga sio kunywa pombe cyangwa itabi wala tumbaku urusimbi wala kufanya mambo kadhaa kuva mu rusengero ondoka ndani ya kanisa icyaha ni ukutizera ijambo ry'Imana neno lake si byose si kweli umuntu utizera mtu asiyoamini
abarangije gucirwaho urubanza. Murabona? Unaona? Nta usenya cyangwa utandukana wala kutenganisha n'Imana na Mungu nuko ari umunyabyaha. Sababu uko mwenye dhambi. Nuko ari umunyabyaha. Sababu ni mwenye dhambi. Utandukana n'Imana na Mungu kuko udashaka kugendana nayo pamoja naye mugukira utashaka kugendana nayo utaki kutembea pamoja naye no kugendera mu nzira zayo katika njia zake. Umuntu atandukana n'Imana adashaka kugenda mu nzira z'Imana ndia ndani ya njia za Mungu. Yabaciriye utandukana unatengana n'Imana kuko udashaka kugenda mu nzira zayo tembea kwa njia zake no kugendera kutembelea mu nzira yabaciriye kwa njia mbali wakati Imana yaduciriye inzira. Umuntu atandukana n'Imana kadashaka kugenda mu nzira y'Imana yamuciriye. Ufite urupfu n'ubugingo imbere yawe. Kifo na uzima. Ni wewe mwene data wateranye, ni wewe mushiki wanje wateranye, ni wewe uvuga iri jambo. Utandukana n'Imana udashaka guca mu nzira yamuciriye. Neza neza na Adamu na Eva igihe bakoze ibyaha Uwiteka yarabirukanye abavana mu ngobyi ya Edeni. Icyo cyabatandukanije n'Imana. Igiti cy'urupfu muti ya kifo n'igiti cy'ubugingo biri imbere yawe, kandi igiti cyose uryaho nicyo kigaragaza uburiwe. Igiti cyose uzabona umuntu ari kuryaho mu gitondo buzaca uzamenya ibiri kumuvamo ni cya giti yasoromyeho. Niba ari umusambanyi yasoromye kuri cya giti cy'ubusambanyi, niba ari umurozi nicyo giti cyasoromaho, niba ari umugizi wa nabi ibyo nibyo atuyemo, niba ari umunyabuntu, niba ari umukunzi wa bene data, niba ari umukunzi wa bashiki bacu, niba ari umukunzi w'ijambo, cya giti asoromaho nicyo atugaburiraho. Nugera iwe azabikuzimanira, nuhura nawe mu muhanda uzabirya, nuhura nawe mu isoko nibyo azaguha, nuhura nawe muri kampani nibyo uzagaburirwa, kandi azabyigisha n'abana. Uzagera iwe uzabisangayo. Igiti cy'umuntu aryaho nicyo kimwerekana. Nifurije abera kurya ku ijambo ry'Imana kugira ngo mwere imbuto zikwiriye abana b'Imana. Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nindabo igitabo cya Yobu. Bice 35. Ibintu hano ni byinshi twabisoma ngo tubirage. Ariko Imana nidufasha tuzabisoma dufite umwanya. Murongo wa 6 kugeza kwa 8 hadi 8. Niba warakoze icyaha hari icyo witwaye? Reka ngubaze, acha nikuulize, umunyabyaha mwenye dhambi Biblia yatubwiye, Biblia inatuambia eti abanyabyaha wenye dhambi batandukanywa n'Imana, wanatenganishwa na Mungu uhereye mu kuvuka kwao. kuzaliwa kwao. Wakwishimira gutandukana n'Imana ukivuka, none ngo niba na kama warakoze ibyaha, utenda dhambi, niba warakoze kama ibyaha utenda dhambi, hari icyo yitwaye. tunaifanya reka mbere umunyabyaha uri hano, wewe ubwe, aye pekee, wewe ubwawe, wewe pekee ni hari ukuyemukira. Niwanga kubatizwa mu izina rye, niwanga kwizera na kubera umukiza n'umwana, ntacyo abaye, azagumya kwitwa Imana. Imana yacu ndihinduka, Imana yacu izahorera Imana, izahoraho uhereye none kugeza iteka ryose. Niba warakoze icyaha hari icyo yitwaye, kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo. iyo wacukura mu gitondo na nimugoroba bikaba byinshi bikuzura agasafuriya, nta kimana irahindukaho. Niba uri umukiranutsi hari icyo ubihaye? Niba nabwo uri umukiranutsi ni ukugira ngo uzabane n'Imana ubuziraherezo. Nutazakiranuka Imana ntabwo izabura abibana nabo mu bwami bwayo. Cyangwa se icyo ihabwa mu kuboko kwawe
iki icyo uhabwa mu kuboko kwawe weho ni iki si ukugira ngo Imana iguhembe ugize gukiranuka ntabwo iguhane ukiranuka cyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe ibibi by'umuntu umuntu wese ntazakora ibibi Gerard w'umuntu niwe uzababara avuga ati mwene data yahemutse mushiki wanje yahemutse reka tugenda tuje kumuhugura ariko Imana ntabwo izanyeganyega Dieu touche pas umwana w'umuntu yatushwa n'ijambo ariko ijambo ryawe ntabwo ryatusha Uwiteka rirakomanga ku mutima wawe rikakubwira riti ibyo bari kuvuga wibuke ibyo wakoze ukuba umutima wawe ugutushe Dieu ne touche pas hano umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niko kwagira icyo kumumarira ugukiranuka k'umuntu niyo bifitiye umumaro mbere y'Imana ndi kubaganira ijambo rigira riti ni iki gitandukanya umuntu n'Imana umuntu atandukana n'Imana kubera ari umunyabyaha umuntu atandukana n'Imana kubera adafite gukiranuka umuntu atandukana n'Imana kubera yabeshe Imana umuntu atandukana n'Imana kubera yuko yagize irari ry'iby'isi bitari ibye nurarikira agakobwa k'abandi ufite umugore wawe uzatandukana n'Imana nurarikira umugabo w'abandi ukamurenza umugabo wawe uzatandukana n'Imana nurarikira imari z'abandi zitari izawe uzatandukana n'Imana kuko warenze umurongo ngenderwaho icyo Imana ishaka kuri twe ishaka ko dukiranuka tukabarwa nk'abana bayo nuko igihe azareguka tukazamusanganira tunezerewe niwanga kubatizwa none njyewe ndabatizwa niwanga kwihana none njyewe ndihana kugira ngo ngize ubugingo bwanje abateranye mwese bifurije gukiranuka imbere y'Uwiteka kugira ngo bibabere inyungu mu gihe cyo kuzamurwa aho muririrwa mwirirwane n'Uwiteka kandi mutubabarire twagacereje